Ikaze bakunzi ba Masengere Life Center, Imana ibamugisha kandi Imana ikomeze kubishimira cyane. Ndabashuhuje cyane kandi ndabakunda ndabishimira. Ni Shangazi DATIVA nkuko musanzwe mumenyereye muri iki kiganiro cyiza, ikiganiro cy'umuryango, ikiganiro cyo kubaka ingo. Imana ibamugisha rero kandi ikomeze kubishimira. Ndabakunda abantu bari Burundi, abantu bari muri Amerika, ndabashuje cyane. Ndabizi ko munkurikira muri benshi, ndabizi ko munkunda cyane, mujya mumpamagara, mujya munyandikira. Ndagira ngo mbabwire ngo nanjye ndabakunda. Abari mu bihugu bigiye bitandukanye, abari mu Rwanda, inshuti zanjye, abaza kundeba, abo mpa service, abo bose ndabashuhuje kandi ndabizi ko munkurikira kandi mufashwa kandi mukanezezwa n'ibiganiro mbagezaho n'ibyo mbafasha byose. Ndabizi ko buriye tuganira mwaje kundeba, ibyo mumbwira ndabizi kandi binkora ku mutima bikanshimisha. Nanjye rero ndabakunda cyane, Imana ibaho umugisha. Hanyuma rero nta kindi kiba kitumye tuba tuje kugira ngo tuganire ku ngo zacu, tuganire ku by'umuryango, tuganire ku buzima bwacu, turebe icyo twahindura, turebe icyo twakora kugira ngo tugire ubuzima bwiza, kugira ngo tugire ingo nziza. Nta kindi kiba gitumye tuza no kugira ngo izi ngo zacu zongere gukomera, izari zisenyutse, izari zigeze ku manegeka rwose ubona ko birangiye, zongere gukomera, zongere kubakika. Kuko iyo buriya ikintu kiba kinezeza cyane iyo umuntu ampamagaye ambwira ati Shangazi ni natandukanye n'umugabo none ubu turi kumwe. Ngira ngo benshi rwose bajye baza akambwira ati ubu ntago nabona icyo naguha, sinabona icyo nakwitura kubw'ikintu wankoreye. Nanjye rero mpita numva ashimye Imana, akambwira ati Shangazi ubu njyewe mba mu cyumba cyanjye n'umugabo akaba muke, mu buriri ntago bimeze neza, ntago bigenda neza. Hanyuma rero buriya ikintu kinezeza cyane iyo tuganire cyangwa se nkamuha umuti nyuma akagaruka ambwira ko byagenze neza, numva binshimishije cyane. Rero nari mbabwiye ko nta kindi kiba gitumye tuza muri iki kiganiro ni ukugira ngo izi ngo zacu zikomere, izi ngo z'abanyarwanda n'abanyarwandakazi ndetse n'abari mu bihugu bigiye bitandukanye zikomere, kuko bimaze kugaragara ko gusenyuka kw'ingo ku rwego rukomeye, amadivorce arimo gutangwa ni menshi cyane. Ariko turashaka guhangana n'ibibazo bikomeye cyane biri mu ngo kugira ngo turebe ko nibura byagenda bishira, bigabanyuka bikazanashira burundu, ingo zacu zikongera zikagira umutekano. Ntabwo rero buriya hari igihe umuntu ashobora kubona ikiganiro gutya buri munsi ko yavuga ati buriya ni ukwamamaza, ni ukugira gute. Yego kuko ntabivuze n'ubundi ntabwo wabimenya. Icyo mbashaka ni ukugira ngo twongere twubake ingo zacu, mugire ubuzima bwiza kandi nanjye numve mbishimiye Imana. Nta kindi rero cyatumye nshinga iri vuriro rya Masengere Life Center, nuko nari maze kubona ko hari ibibazo bikomeye cyane. Nkurikije abantu nagendaga nganira nabo, abagore cyangwa abagabo, ndavuga ni igiki nafasha aba bantu, ni iki nakora mu bumenyi Imana yampaye, mu bushobozi Imana yampaye, ni igiki nakora kugira ngo mfashe aba bantu. Nibwo rero naje kugerageza uburyo bwose bushoboka, nshakisha imiti iri ku rwego rwiza kandi imiti yizewe ndayishakisha. Ngira ngo wenda mu myaka ishize nibura nk'itatu nibwo iyi miti rwose ubona ko abashakashatsi baje gukora ubushakashatsi barareba, babona ibibazo biri mu ngo, babona gusenyuka kw'ingo, babona uburyo abantu barimo kugenda batandukana. Abubatse bavuga bati reka turebe uburyo twashyiraho iyi miti, ari nayo mbabwira. Iriya miti ikoze mu bimera ariko ikaba itunganije neza, iri mu buryo bw'ibinini. Ni imiti yakorewe ubushakashatsi, irimo kugenda ikemura ibibazo byo mu buriri ku bagabo barangiza vuba. Ngira ngo wenda hari abagabo benshi bagiye bafata imiti myinshi, bageze aho bariheba, baravuga ati ubu ngubu ntibigishobotse, byararangiye nuko nguko nteye nuko umeze. Ariko icyo nari mbabwiye nuko muri iyi myaka itatu iyi miti yamaze kuboneka. Abashakashatsi barakoze ubushakashatsi babona ko ari ikibazo gikomeye kandi ikibazo kiri mu ngo, ingo zirimo kugenda zisenyuka kubera ko hari bitagenda neza ku bagabo barangiza vuba, abagore babura ubushake, abagore batagira ibyishimo mu buriri. Hanyuma hashyirwaho iyo miti. Iyi miti irimo iragenda rero ibikora neza, irimo iragenda ifasha aba bagore ndetse n'abagabo, kandi ni ukuri ku rwego rwiza, ku rwego umugabo aguhamagara akavuga ati ni ukuri ahantu hose narazengurutse. Hanyuma ubu ngubu bimeze neza, ngeze kwa Shangazi ampaye umuti, bimeze neza, ndimo ndakora umwanya munini. Hanyuma rero tuje kubabwira kuri iyi miti, n'ubundi nk'uko dusanzwe tuyibabwiraho, ni imiti myiza cyane. Ngira ngo buriya mu ndwara mbasha kuvura neza
cyane cyane izi ndwara zo z'abagabo n'iz'abagore ku bijyanye n'imibonano mpuzabitsina. Hari n'izindi ndwara njya mbasha kuvura cyane cyane ku bantu bafite ibibazo by'igifu. Umuntu urwara igifu rwose njya nkubwira ngo hari umuti mwiza cyane ubasha kugufasha, abantu bagira ama infection, ibintu nk'ibyo ngibyo. Hanyuma ikindi kandi nababwira, ndagira ngo mbabwire ngo nkuko musanzwe mubimenyereye kwa Masenge Life Center hari urubohero rwiza cyane ku bakobwa ndetse n'abagore batigeze bagera muri urwo rubohero, batigeze bakora iby'urubohero nyine, batigeze baca imyeyo. Hari urubohero rwiza, uraza tukagufasha, dushobora kubigukorera mu gihe gitoya bikaba biraje. Dufite umuti mwiza cyane tuguha ukagenda ukabyikorera mu gihe wowe uvuga uti ngewe wenda nturuka kure birashoboka, cyangwa se ndi mu gihugu cya kure ntabwo mbasha kugera mu Rwanda, tukoherereza umuti hanyuma ukabyikorera kandi mu gihe gitoya bikaba bije. Kubashoboye rero kuza nabo tubasha kubafasha tukabibakorera bikaza vuba cyane. Ushobora rero kubikora wenda ukaba wabikora nabi, ariko buriya iyo nkuganirije nkubwira uburyo ubikora kandi ukabikora neza, kuko hari benshi bagiye babikora nabi, ababisumbanya bagira gutereka ibyo byose birakemuka kwa Masenge Life Center. Ushobora kuvuga uti se buriya wenda kwa Masenge buriya ntihaba hari abantu benshi ku buryo nshobora kujyayo nkahahurira n'abagabo nkahahurira n'iki? Oya, haba hari abantu benshi, ariko kuvuga ngo urubohero rutandukanye n'aho twakirira abandi. Kuvuga ngo abagabo bakirwa ukwabo n'abagore baje mu rubohero nabo bakakirwa ukwabo. Kuvuga ngo rero ntuzagire impungenge, nanjye ndabizi ko abagore n'abakobwa mukunda kugira amasoni, uvuga uti se uko nsanze abantu waye urubohero rukwarwo, uraza ukisanzura tukagufasha bikagenda neza. Hanyuma rero ubwo nari ngarutse nanone ku kibazo cy'abagabo barangiza vuba, bacika intege mu gikorwa cy'imibonano mpuzabitsina. Tufite umuti mwiza cyane mwiza, tugira imiti itandukanye. Hari imiti ikoze mu bimera, hari imiti y'ibinini. Iyo yose tubasha kumenya ikibazo, iyo uje tubasha kumenya ikibazo ufite, hanyuma tukaguha umuti bijyanye n'ikibazo cyawe. Ariko icyo nshaka kubabwira ni iki, nuko ibintu birimo kugenda neza, abantu barimo kuza kudushimira bakavuga ati nukuri mwarakoze, turimo kwakira impano zigiye zitandukanye, turimo kwakira abantu baza bavuga ati rwose umugabo akohereza umugore akamubwira ati genda umushimire, uriya ni mama wawe, uriya ni umubyeyi wawe. Kugira ngo rero mbabwira ngo bagabo mufite ibibazo byo gucika intege mu gikorwa cy'imibonano mpuzabitsina, bagore mufite ibibazo byo kubura ubushake mu bijyanye no mu buriri, kugira ngo babwire ngo nta mpamvu yo kubona urugo rwawe rusenyuka nawe ukarebera gutyo gusa, ahubwo imiti irahari myiza cyane kandi yizewe. Imana ibaha umugisha. Ntabwo ndibabwire byinshi, ngira ngo ubutumwa mwamaze kubwumva, kandi ubwira wumva ntabwo avunika, ko abantu benshi buriya ngewe njya nkunda kubona abantu benshi mfasha aribo bagenda batanga ubuhamya ku bandi. Ntabwo ndibabwire byinshi, murazaza tubafashe mu gihe mwufye iki kiganiro ukumva nyine ufite icyo kibazo, uzaza tugufashe. Dukorera mu mujyi hafi, kuvuga ngo uvuye muri gare umanuka ukagera hahoze gereza, ukatambika ukagera kuri station SB, naho ngaho ukata munsi yayo ukabura hageze, niho dukorera. Hanyuma nomero mwadushakiraho ni 0788 344 1825. Tigo ni 0722 62 35 276. Imana ibahe umugisha, murakoze cyane.